utubwiye ko wikinishije gute? Ya no kwinyaza nyine nkaruhuka. Buriya nta n'ikindi kintu kiba cyatumye yagara n'ibyo bizi biba bikubundikiriyemo. Ya nsatira rugongo nyine abikurikirana. Kuri urugongo ukozaho iki? N'agatoki tu. N'agatoki. Ya. Ubita nzamura ya myanda igasohoka. Andeni nyine kugira ngo wumve uruhutse. Hahita haza umweru. Iyo hasohotse amazi avanze n'ibintu by'umweru kaba kabaye aho ngaho mba nduhutse. Aho usika abantu benshi batazi ko n'abagore wa mugani bashobora gusohora amavangingo avanze n'ibintu by'umweru. Abantu bundi bamenyereka abagabo ari bo barangiza nyine bakagaragaza amasohoro, ariko abadamu namwe menya ariko bigenza mufite ibintu by'imyeru bisohoka. Uriya umugore kugira ngo ubone ko yarangije ari babiri nabwo ariko nahavuye nenda gupfa. Ariko ushobora kumbwira buryo ki umukobwa ashobora gukorana n'imibonano mpuzabitsina n'abatipe babiri? Utubwiye ko wabikoze koko, ese bikorwa gute ubundi? Buriya wizeye ikintu cyo koroha aricyo nakomojeho cyane. Iyo wizeye ikintu cyo koroha. Umugabo agiye kukurongora akagushyukisha mwamara gukuramo imyenda akakubwira ko atakikurongoye, wabigenza gute? Twakiranuka. Ibere ryanjye yarihagaritse yanshingishije, ntabwo twakiranuka. Kuva mu gitsina. Ntabwo twakiranuka. No gufunga imfunguzo nkazifata. Ndi kuzirika. Kuzirika nkakora ibyo nkora nabisoza nkisohoka nkigendera. Ariko se wa mugani tukira aho ngaho ufite ubushobozi bwo kuba wafata igitsina cy'umugabo ukinyaza amazi akaza? Jennifer, mu biganiro twagiranye wigeze kutubwira ngo kugira ngo umuntu agukoreho wumva ushatse imibonano mpuzabitsina nuko gukora ku gice cyo ku mabere. Noneho ndagira ngo mbwire, buriya hari abagabo benshi barongora abagore bari kubonka amabere. Wowe none iyo umugabo ari kukurongora konsa amabere bigufasha iki cyangwa ubyumva mu buhe buryo? Ibyishimo. Mba mfite ibyishimo bidasanzwe, tubushake buteye ubwoba. Uvuga ngo noneho n'ubundi bikuzamurira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Yego. Ndushobora kumbwira ngo bibi ngo ndarangije, aba nanagukubita n'urushyi. Ukaba wamwirenze. Yego. Hari umugabo wigeza kurongorera mu modoka? Mu modoka. Yego. Icyo gihe byari byagenze gute? Ndabyibuka twari tuvuye i Remera. Nyine turi ubuhayi bw'inzoga kwifata biranga bibera mu modoka. Ariko abantu bashobora kwibaza bati iyo umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina ari mu modoka ikorwa ite? Dusobanurire ikorwa gute? Igisabwa si ukuryamisha intebe y'imodoka ukayicara nanjye nkaza nkakwicaraho ubundi nkabinoza. Mukabinoza bikagenda neza. Ese ubwo ushobora kwirekura uri mu modoka Jennifer we? Nakirekura cyane. Jennifer, wari washyukwa maze ukifuza ko hari umugabo wakurongora ukamubura? Yego. Icyo gihe wabigenje gute? Kuba washyutswe ariko hafi yawe ukabura umugabo uri bubinoze, icyo gihe wabyitwayemo gute? Ndi njyenyine mu nzu, ubushyuhe bwarandenze, urandenga, ndavuga ati nta kindi kintu nakora, ndifasha, ndabaga ndifasha. Yego. Urabaga urifasha gute? Warihanganye, warikinishije, byagenze gute? None ubwo nari kwihereza, narikinishije da. Yes, warikinishije. Abantu benshi bashobora kumva kwikinisha ntibabisobanukiwe. Ntibazi ngo umukobwa ashobora kwikinisha gute. Wowe icyo gihe umushyuko uguturikije ukabura umugabo ukurongora, tubwiye ko wikinishije gute? Ni ukwinyaza nyine nkaruhuka. Buriya nta n'ikindi kintu kiba cyatumye yagara n'ibyo bizi biba bikubundikiriyemo. Nsatira rugongo nyine abikurikirana. Kuri urugongo ukozaho iki?
n'agatoki tu n'agatoki nkubita nzamura ya myanda igasohoka and then nyine kugira ngo wumve uruhutse hahita haza umweru iyo hasohotse amazi avanze n'ibintu by'umweru kaba kabaye aho ngaho mba nduhutse. aho uziko abantu benshi batazi ko n'abagore wa mugani bashobora gusohora amavangingo avanze n'ibintu by'umweru. abantu ubundi bamenyereka abagabo aribo barangiza nyine bakagaragaza amasohoro ariko abadamu namwe menya ariko bigenza mufite ibintu by'imyeru bisohoka. uriya umugore kugira ngo ubone ko yarangije ntago warongora umugore ngo arangize atigeze anyara ntago bibaho. mbese abagore batagira amavangingo bigenda bite? ntabwo bajya barangiza se? baheranwa n'agahinda kugira ngo yarangije shaba ari 1%. yego ko umugore arangiza ari kunyara. yego ari ukuba umugabo yakurongora akoresha agakingirizo no kuba yakurongoreraho wowe ukunda iki? utararangiza n'iryo jambo mwizeranye twizeranye njye nawe ntabwo natuma nkozaho prudence. ibyo ni ibiki kandi koko no mu kiganiro cya kare twigeze gukomozaho iyo topic. ubwo se mwizeranye nese ubwo ntabwo ufite ko yagutera inda? yego banamize ikinini mbere yuko duhura then byanasoza nkamira ikindi kinini. yego kuri wowe ari uguterwa inda no guterwa sida wahitamo iki? naterwa inda. kubera iki? kubera iki? kubera ko uwo mwana abaje ari uw'ibyishimo ari umugisha. yego kandi unteye sida ntabwo nagukumbura. ako unteye umwana muramureba nkavuga ati iyi ni ishusho yanjye. ariko abakobwa benshi urabizi ko mutinya guterwa inda. biterwa n'ubuzima nyine uba waraciyemo. yego n'ubuhe buryo uzi gutangamo igituba iyo umugabo ari kukurongora ku buryo umugabo wese ukurongoye avuga ati Jennifer uyu munsi yaryohereje? twahuje nakwishimiye cyane akaritomo ndayitera. yego gira ngo uzankumbure abusakinga nkavaho akurira bangutesha umutwe tesha umutwe ukavuga ati uyu mukobwa ntago namwibagirwa. wigeze urongorwa n'umutipe urenze umwe? ni ukuvuga umwe akakuvaho undi akakujyaho muri ahantu hamwe mwese? byigeze bikubaho? byigeze kumbaho rimwe mfite ikibazo cyo kwishyura inzu. umva randirode avuga ati umva nutayisohoka murambona. yego baza ari babiri. sindavuga ati ndabapevera pe ndabikorera ndabagigira. nibo bantu nakoze nabo mibonano ari babiri. nabwo ariko nahavuye nenda gupfa. ariko ushobora kumbwira buryo ki umukobwa ashobora gukoranamo imibonano mpuzabitsina n'abatipe babiri? utubwiye ko wabikoze koko, ese bikorwa gute ubundi? buriya wizeye ikintu cyo koroha aricyo nakomojeho cyane. iyo wizeye ikintu cyo koroha nta gahinda uba ufite. ubwo tubwiye ko bakurunga ari babiri icyarimwe, umwe akakuvaho undi akakujyaho. hari noneho se hari umutipe urabarongora muri abakobwa barenze umwe? ari umutipe umwe? yego. mwari abakobwa bangahe? twari babiri. mwari abakobwa babiri nabwo? yego. abantu bashobora kwibaza gute umutipe arongora abakobwa babiri icyarimwe? icyo gihe bikorwa gute ubundi? iyo wowe n'uwo mukobwa mwisanzuranye nyine muri inshuti, njye icyo gihe yari inshuti yanjye. yego inshuti yanjye ya hafi. n'ubu turacyari n'inshuti uwo mubebe. abantu basangira umugabo birumvikana bari inshuti z'akadasohoka. yego turi ku buriri bumwe ariko ibyahabereye ni amateka. ni ukubisubiramo. nasanze ari njye urongowe njyenyine. imba byaragenze gute? nimba yaragiye kuri wa wundi akumva reka njyewe naramubwira ati nayuriye urayama kuko ntago nabyemera. bikorwa gute noneho sasa
kugira ngo umutipe ave ku mukobwa umwe ajye ku wundi bikorwa gute? Ntabwo ngende kubyumva. Abari gukorera aho aba yambaye agakingirizo, dusobanurire. Uri kumva ntago mwajya gukora sexy muri abantu batatu. None hari umutipe umwe ku bakobwa bangahe mwese mutizeranye. Urabanza twarabanjije nyine tujya kwa muganga turizerana. N'uwo baby w'inshuti yanjye nari mwizeye ndavuga naribi. Akakurongora se akarangiza cyangwa kuva aho atararangiza akatakundi? Akandungura akarangiza. Noneho nta n'amahoro muri babiri. Abari kunkorera na wa wundi ahagaze ari kumusakinga, ari kumukinisha, ari hasi ku mapumba, ari kumusakinga amabya nyine amvaho na yashegeye na wa wundi avuga ati reka numve nuriya bya bindi yankoreraga kari kukuri. Yego. Umugabo agiye kukurongora akagushyukisha, mwamara gukuramo imyenda akakubwira ko atakikurongoye, wabigenza gute? Twakiranuka. Ibere ryanjye yarihagaritse yanshingishije, ntabwo twakiranuka. Ntabwo twakiranuka. No gufunga imfunguzo nkazifata. Ndi kuzirika. Kuzirika nkakora ibyo nkora nabisoza nkisohoka nkigendera. Ariko se wamugani tukira aho ngaho ufite ubushobozi bwo kuba wafata igitsina cy'umugabo ukinyaza amazi akaza? Yego. Biba binaryoshye cyane kurusha ko wowe wabinkorera. Umugabo agiye kukurongora nyine ubwo akakwima, tubwiye ko nyine nta hantu yagucikira. Yego. Uramutse ufite umugabo ufite ibintu byose bivuza kwitaho, arakwambika, araguhahira, mufite n'amazu meza, mufite amamodoka, buri kimwe umuntu agifite, ariko ugasanga afite ikibazo cyo kuba atazi kukurongora ngo urangize. Yega ararongora ariko nturangiza, wabyitwaramo gute? Kuko nyine nta kintu yaba nyima, nta n'icyo naba namuburanye, ntamwihanganira. Akwande nyine nka rimwe nko mu mwaka cyangwa mu mezi angahe anyaruka. Ariko uburyo uzi uburyohe bw'imboro Jennifer, ubwo ugiye kumbwira ko ukwezi gushobora gushira umugabo atarakurongora fresh urangize. Yego. Umva wabyihanganira? Byihanganira kuko nta kintu naba nabuze, ko n'igihe naba narabyirutsemo kiba gihagije. Yego. Ariko baravuga mu Kinyarwanda ngo wariye ni burya. Nanone ako ntabwo nabimugayira. Reka dusoze kino kiganiro utanga nimero zawe kugira ngo umuntu uzifuza kuganira nawe azabashe kukubona. Yego.